abantu benshi usanga batangira business cyangwa se online business ariko bagiramo hagati bari gukora cyane bagahita bacika intege kubera ko amafaranga yo kubikuza usanga kuyagezaho bibagoye. Gusa uyu munsi ngiye kukwereka application cyangwa se website muri make ukoreraho amafaranga abifite yose ugahita uyabikuza. Guys, nk'uko bisanzwe link yo kwiyandikisha uyisanga muri comment, wayibura ukanyandikira kuri nimero 0788363455. Guys, uyu munsi nkuzaniye website uzajya wiyandikisha rimwe gusa, ubundi ni mining ariko ayifite yose uhita uyabikuza. Izindi mining rero ntago amafaranga ufite yose uhita uyabikuza, gusa iyi yo ayifite yose uhita uyabikuza. Urumva ni mining nshyashya kandi nziza, niyo mpamvu mvuze ngo reka nye abafana banjye hakiri kare. Guys, nk'ibisanzwe rero tugiye gutangira. Link wowe uraza kwisanga muri comment, nuyibura unyandikire kuri namba naguhaye. Uraza nk'ibisanzwe winjire kuri link uyikandeho, njye mba nayohereje umuntu hano kuri WhatsApp, uyikandeho numara kwikandaho bahita bakugeza muri browser zawe ukoresha. Guys, ntabwo uhita ugera hano, ahubwo uragera ahantu kuri dashboard imeze ngo sign in. Guys, impamvu ntatangiye ino website yemerewe gutungamo account in, nta yindi ya kabiri yemerewe. Guys, ngiye kukwereka ukuntu uzajya ukorera amafaranga, then numara kuyakorera kwinjiramo urakanda continue with Google, nibwo biza koroha, nta kindi kintu bigusaba. Guys, rero nk'uko mubibona hano amafaranga ari kwiloading, aya ngaya ari kwiloading, nta kintu nakoze uretse amasegonda yo kugenda agera amafaranga ugasanga ari kwiloading agenda yigira menshi, ukabaye menshi akaba ariko wabasha kuyabikuza. Then guys, nk'uko ubibona hano ndaza ngakanda kuri crime. Iyo nkanze kuri crime amafaranga itajya hariya hejuru mu nguni y'iburyo. Yes, nk'uko mubibonye hariya hejuru amafaranga yise yiyongera. Guys, ikindi kintu ngiye kukwereka hano bivuze muri make nta kintu ukora uretse wowe gufunguramo account gusa, ubundi ukabireka ukazageza kureba ko amafaranga yageze cyangwa se umubare w'amafaranga wifuza yageze ukabasha kuyakoramo. Yes, ukayakuramo amafaranga ukayabikuza. Ikintu uzajya ukora ni crime yonyine, wibutsa ko n'aya ngaya yagezeho ushobora kuyakorera crime. Guys, rero wowe uzahita uza ukigera hano uzasanga hano hejuru hari 0 zonyine, uzahakanda ugera ahantu hameze gutya. Nugera ahantu hameze gutya uri kubona ngo me ID verified, uri kubona ngiye nabaye verified. Noneho ukuntu wowe uzaba verified uzahakanda ujya ahantu ku gikuta hatari ikintu inyuma, hatari ibiti cyangwa se ikindi, hari ibara rimwe, then wiscanning isura yawe gusa. Bazahita bakubwira ngo verification successful, ntago bisaba irangamuntu, ni isura yonyine. Guys, nubisoza nta kindi kintu uzakora, uzajya ureka amafaranga abe menshi cyangwa se uko ubishaka, then numara kubirangiza uzaza ukande hano. Ubwo twagiye ku buryo bwo kubikuza nta gutinda. Mu kubikuza rero uzaza ukanda hano ngo some sub ID, uzaza uhakande. Nuhakanda bazahita bakugeza ahantu hameze gutya. Yes, bazakugeza ahantu hameze gutya. Niba kugeza ahantu hameze gutya uzakanda hano hasi, ahangaha hasi. Yes, uzakanda hasi kuri continue. Nukanda kuri continue bizirodinga gato, baba bari gushaka ama wallet. Ubwo wallet imwe ukoresha iyo ari yo yose, yaba OKX, Binance ndetse n'izindi zitandukanye, uzahita ukanda kuri connect wallet. Nukanda kuri connect wallet bazahita bakwereka ama wallet atandukanye. Ngiye nk'uko mubibona nayihuje na Binance, niyo mbikuriza. Gusa wowe ufite iyi ngiyi niyo washyiraho. Gusa reka turebe muri all wallet izirimo. Uri kubona hariho wallet zigera muri 60. Guys, hariho MetaMask wallet, hakabaho Trust wallet, Zerion wallet, hakabamo OKX wallet ndetse na Binance n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Guys, iyo ushaka kuyihuza nayo rero uhita uyikanda. Tuvuge niba ari Binance uhita uyikandaho kanya direct bihita byihuza. Guys, iyo bimaze kwihuza rero ugaruka hano inyuma ugakanda kuri withdraw. Uhita ubona ahantu handitse ngo wallet address, hakaza na network ndetse na amount.
Guys, wallet address hano dushyiramo address tuvanye muri Binance cyangwa se indi wallet yose wahuje n'iyi application. Ahangaha muri network dushyiramo base, then amount uhita ukanda kuri max. Iyo umaze gukanda kuri max hano hejuru washyizemo wallet, bahita bakubwira ngo withdraw. Hano hasi bihita biza ngo withdraw now. Wakanda kuri withdraw, amafaranga ahita kugeraho ako kanya. Guys, niba ubonye ino video ukaba wifuza ko nagukorera igice cya kabiri cy'uko wabikuza amafaranga akakugeraho kuri Binance, Trust Wallet cyangwa se OKX, andika muri comment ngo dukorere iyo video utwereke nuko bayavana kuri Binance, Trust Wallet cyangwa se OKX uyashyira kuri MTN Mobile Money. Guys, nugenda udakoze subscribe, link yo kwiyandikisha nuyibura unyandikire kuri 0788 34 053.